Muraho neza, murakaza neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku gitunguru, ikiribwa gito ariko gifite ubushobozi n'ububasha bukomeye cyane. Ushobora kwibaza uti, igitunguru gihuriye he no gukumira cyangwa se guhangana na diyabete? Aho rero, tega amatwi. Si ibintu byo mu gikoni gusa, ko cyuzuye intungamubiri zishobora gufasha cyane abafite indwara ya diyabete. Ariko mbere y'uko twinjira mu bumenyi bujyanye n'ubuzima, reka tubanze dusubize amaso inyuma, turebe uko igitunguru cyifashishwaga mu mateka. Ibi biraza kudufasha no kurushaho kukimenya no gusobanukirwa akamaro kacyo. Ibuka ukore subscribe. Umukunzi wacu niwe wadusabye ko twamukorera kuri iyi ngingo. Ibitunguru bihangana byafasha gute umurwayi wa diyabete? Ibitunguru nibura bimaze imyaka irenga 5000 byifashishwa n'abantu ku isi. Mu gihe cya kera igitunguru cyafatwaga nk'ikiribwa cy'ubuzima ndetse cyifashishwaga kuva kera mu buvuzi cyangwa se mu kuvura. Nko muri Misiri ya kera cyangwa se muri Egiputa, hamwe Abisiraheli babaga. Mu Misiri ya kera, igitunguru cyafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubuziraherezo cyangwa se eternity cyangwa se ubuzima budasaza. Muri Egiputa byari bifite agaciro cyane ni ibitunguru ku buryo babishyiraga no mu mva cyangwa se aho bashyinguraga ba Farawo babaga bapfuye, abami. Urugero nka Farawo Tutankamune. Muri Roma no mu Bugiriki, Abaroma n'Abagiriki nabo nk'abakinaga imikino yo kwiruka cyangwa se athlete gusiganwa, bifashishaga ibitunguru ngo bongere ingufu z'umubiri mbere y'amarushanwa, abirukanka nyine ku maguru. Ibindi byiciro birimo indwanyi cyangwa se abarwanaga bazwi nka gladiators. Indwanyi zabo zisigaga umutobe wavuye mu gitunguru cyangwa se wavanwe mu gitunguru, bagamije gukomeza no guhereza imikaya yabo imbaraga. Mu buvuzi gakondo ubwo mwita bwa Kinyarwanda mwebwe, nko mu Bushinwa n'ahitwa Ayurveda, ibitunguru bakundaga kubikoresha barinda ubukonje cyangwa se kuvanaho ubukonje mu gihe cy'ubukonje, indwara zimwe na zimwe ndetse n'ibibazo byerekeye igifu cyangwa se gogora muri rusange. Biratangaje ukuntu abavuzi gakondo babashaga kumenya ububasha bwihishe mu gitunguru cyangwa se muri ibi biribwa, nyamara nta terambere bafite nk'iry'uyu munsi. Uyu munsi abashakashatsi bagenda barushaho gushimangira ko igitunguru gifite ubushobozi bwo gufasha cyangwa se no guhangana n'indwara zimwe na zimwe harimo na diyabete. Reka twinjire mu ngingo neza rero y'uyu munsi. Turebye neza, hari impamvu abahanga bavuga ko ibitunguru bifitiye akamaro abantu bafite diyabete cyangwa se barwaye diyabete. Mu bitunguru cyangwa se mu gitunguru dusangamo ibintu bibiri: quercétine na sulfure. Ibyo ni ibinyabutabire. Quercétine ni intungamubiri isanzwe iba mu gitunguru, ndetse iyo ntungamubiri ikayifasha mu kongerera umubiri cyangwa se kongerera ubushobozi umubiri bwo kwakira insuline neza. Insuline wo ni umusemburo ushinzwe kubwira umubiri uti isukari yabaye nyinshi mu maraso, bityo rero yibikire rero wa mubiri we. Nuko nguko bikora ni umusemburo. Ku bantu barwaye diyabete uyu musemburo ntubukora neza. Ku bantu bafite indwara ya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri by'umwihariko niyo tuvuga, harimo ikindi kinyabutabire ni mu gitunguru cyitwa sulfure. Iyi sulfure ikaba izwiho nayo gufasha mu kongera ingano ya insuline irekurwa cyangwa se ivuburwa mu rwagashya, dore ko iyi sulfure ituruka mu gitunguru ifasha mu gutuma urwagashya rukora neza mu gusohora cyangwa se mu kurekura insuline ihagije, ni wa musemburo. Ibyo rero bikagabanya isukari iri mu maraso ntibe yaba nyinshi. Mwibuke insuline ishinzwe kubika cyangwa se kubwira umubiri iti isukari ibaye nyinshi, dore gira iyo ubika. Ibi ni ibintu umurwayi wa diyabete yo mu bwoko bwa kabiri ubundi aba akeneye cyane. Ibitunguru biri mu biribwa bigira isukari nkeya cyane muri byo. Ibi bivuze ko bigira uruhare ruto cyane mu kuzamura isukari yo mu maraso igihe umuntu yabiriye. Ubwo rero bikaba ikiribwa cyiza ku barwayi ba diyabete. Akenshi nk'abo bategetse ubwoko runaka bw'ibiribwa bagomba kujya bakoresha, muhamubumva cyangwa se mujya mubyumva kenshi mu kuva nk'umuntu ngo bamubujije isukari cyangwa se ibiribwa bifite isukari nyinshi. Kurya ibitunguru ari bibisi bigabanya kuzamuka byihuse kw'isukari mu maraso. Ubusanzwe iba ari byo binibera mu mibiri y'abantu barwaye diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Mu byibuke mu 2014 ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu baryaga amagarama nk'ijana y'ibitunguru bibisi bitukura, mu mibiri yabo habagamo igabanuka ry'isukari mu masaha ane yabaga ari imbere nyuma yo kubirya. Bikungahaye kandi ku bindi birinda indwara nka fibre, vitamine C na potassium, byose bigira akamaro ku mutima wacu uko ukora ndetse n'igogora muri rusange, igifu, digestion. Ibyo bintu uko ari bibiri tuvuze, digestion cyangwa se n'umutima, ni ingenzi cyane ku murwayi wa diyabete, bitekerezaho ndetse no kubereza agaciro.
uko ushobora gukoresha ibitunguru mu mafunguro yawe ni uku nguku. Ubwo tubonye ibirimo byiza ku buzima bigize igitunguru, reka turebe uko wakoresha igitunguru neza mu mafunguro yawe ya buri munsi. Wari uzi ko hari n'abavuga ko kugikaranga ngo kiba cyatakaje intungamubiri? Kurya ibitunguru bibisi nibyo dutangiriyeho. Ibitunguru bibisi biba bifite intungamubiri nyinshi cyane. Ushobora kubirya ari bibisi nko muri salade, mu mugati cyangwa se no mu isosi cyangwa se isupu. Nk'urugero, gufata ibitunguru bibisi ukabivanga na kokombure, ukongeramo umutobe w'indimu, hanyuma amavuta yerayo, iyo ni salade nziza ushobora kujya ugerageza guhera uyu munsi. Ibitunguru bitetse, kubiteka bifasha kubona uburyohe bwabyo cyangwa se mu kongera uburyohe bwabyo no guhumura. Gusa intungamubiri nk'imwe twavuze yitwa quercétine iragabanuka. Quercétine ni intungamubiri. Kubiteka mu mavuta make meza ku buzima, ukaranga, mbese bivuga ko ibi bifasha gutuma igitunguru gihumura, kigahumura cyane, ariko intungamubiri zikaba zikiri zose. Bivuze ko ukaranze abona quercétine nyinshi kurusha uwabitogosheje. Wibuke koresha utuvuta duke. Isupu y'ibitunguru cyangwa se umutobe wabyo. Isupu y'ibitunguru, agasosi gake cyane gatetse cyane mu birungo n'amavuta make meza, kakaba gashyushyemo. Ibirungo nk'imboga ni amahitamo meza umuntu wese waba urwaye diyabete. Abatabikunda ari bibisi baba bashobora no kugerageza umutobe wabyo bakawunywa. Ariko mbere yo gukoresha ibi ngibi, inyongera y'ibitunguru, by'umwihariko umutobe, ugomba kubanza kugisha inama muganga wawe, by'umwihariko abarwayi ba diyabete. Muri make, ibitunguru byaba byiza ku murwayi wa diyabete igihe cyose yabiryana n'ibindi biribwa bamutegetse bidafite amasukari menshi. Icyitonderwa, ibitunguru ni byiza, ariko hari ibintu ugomba kubika mu mutwe. Ibuka kugereranya. Ibitunguru bigomba kuba kimwe mu bice bigize amafunguro yawe ufata afite isukari nke muri yo. Izo ni imboga n'andi muganga yaba yaragutegetse. Kugira ubwitonzi ku bipimo. Irinde kurenza urugero, cyane niba ubasha gukurikirana uguhinduka kw'isukari yawe uko wabiriye. Kugisha inama muganga. Niba uri ku miti ya diyabete ukaba wumvise iki kiganiro, si byiza guhita uhindura amafunguro yawe ako kanya ngo ugiye kuzajya urya ibitunguru ubyiyahuza. Uzabanze uganire na muganga wawe kubyerekeye guhindura ibyo urya. Bigomba gukorwa mu buryo bukurikiranwa na muganga wawe, cyane igihe urahindura cyangwa se ugahindukira cyangwa se ugiye gukoresha ibiribwa bigira ingaruka ku isukari y'umubiri. Ni abarwayi ba diyabete. Igitunguru ni ikiribwa gifite ubushobozi bwo kugabanya isukari mu maraso, gukemura ibibazo bijyanye na insuline cyangwa se umusemburo ugenga isukari mu mubiri cyangwa se mu maraso. Igitunguru cyongera intungamubiri ku barwayi. Gerageza igitunguru mu mafunguro yawe y'icyumweru gitaha. Uko uzagenda ubigerageza, ushobora kuzumva hari igihinduka, kandi no mu mibare yawe y'isukari mu maraso ushobora kuzabibona. Ntabwo biba byoroshye, mukomeze kubaho. Nuko rero mwakoze kubana natwe, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe, gutanga igitekerezo no gukanda ukazogera kari impande ya subscribe, kuko nibyo bituma mubona ibindi bintu byacu byose by'ubwenge tubagezaho bitabagoye. Imana yonyine niyo izi ukuntu mbakunda. Naho ubutaha, nitwa Samuel Mugisha.